nko mu myigire niho usanga ajya ku ishuri ugasanga ntabwo ari ku rugero rumwe nabo bigana bari mu myaka imwe. Rero muri icyo gihe usanga abenshi bagera ku ishuri bigateza n'ikibazo ku babyeyi bamwe na bamwe. Nigeze numva bambwiye ubuhamya bwabo, abana bagiye bagira imbogamizi bakagira n'amanota mabi, ariko atari ukuvuga ngo ko badashoboye kwiga, ahubwo ariko batamenye ko hari izo mbogamizi umwana hari limite afite kubera ikibazo cy'ubwo bumuga bwo mu mutwe. Turongeye kubasuhuza uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu, ni umumama, umwarimu, ni umubyeyi afite uburambe ku burwayi cyangwa se bamwe babyita uburwayi abandi bakabyita ubumuga bwa autism. Tugiye kubaganiriza kuri ubwo burwayi bwa autism, ariko mbere yuko tugitangira reka duhe ikaze umutumirwa wacu. Karibu. Nitwa Keza, niryo benshi banziho. Nkaba ndi umubyeyi, nkaba ndi umurezi, nkaba nigisha ku kigo cya Green Hills Academy, nkaba mfite n'uburambe muri ako kazi k'uburezi bw'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, intellectual disability. Ariko nk'uko benshi bakunze kubivuga ko ari uburwayi, intellectual disability ntabwo ari uburwayi, ahubwo ni ubumuga bwo mu mutwe. Kandi ntabwo ari autisme gusa, ni bugiye butandukanye, harimo OCD na ADHD. Muri ubwo bwose rero nkaba narabukozemo, nkaba mfite uburambe bugera ku myaka 7. Ndumva ari ibyo. Nkuko mwamwumvise, Keza afite ubwo burambe mu bantu bafite ubumuga bwo mu mutwe. Twashaka kumubaza mbere na mbere, ubumuga bwo mu mutwe ni iki? Murakoze. Ubumuga bwo mu mutwe ni igihe umuntu aba afite icyo nakwita imbogamizi, limitation mu mikorere ye. Urebye nko muri communication, kumvikana n'abandi, kwiyitaho, no mu buryo practical muri societe hamwe n'abandi, mu buryo muri practical mu byo akora, mu mitekerereze, ndetse no mu buryo bw'imyigire. Rero aho nicyo navuga ngo umuntu aba afite ubumuga bwo mu mutwe. N'ibiki rero biranga ubwo bumuga bwo mu mutwe? Ni iki dushobora kureberaho ukavuga ngo uyu muntu afite ubumuga bwo mu mutwe? Hari mu buryo butatu. Icyambere ni mu buryo akominika n'abandi, aricyo twita social domain. Hanyuma hakaba n'uburyo n'imyigire yabo, education domain. Hakaba no mu mikorere rusange, mu gihe atabari kwiga, mu gihe cyo kubana n'abandi, mu byo yakagombye kwikorera we ubwe, aricyo practical domain. Rero muri ibyo bice bitatu bigiye bifitemo ibindi bice bigiye bishamikiyeho umuntu areberaho. Nko mu myigire, ni urugero, nko mu myigire niho usanga ajya ku ishuri ugasanga ntabwo ari ku rugero rumwe nabo bigana bari mu myaka imwe. Rero muri icyo gihe usanga abenshi bagera ku ishuri bigateza n'ikibazo ku babyeyi bamwe na bamwe. Nigeze numva bambwiye ubuhamya bwabo, abana bagiye bagira imbogamizi bakagira n'amanota mabi, ariko atari ukuvuga ngo ko badashoboye kwiga, ahubwo ariko batamenye ko hari izo mbogamizi umwana hari limite afite kubera ikibazo cy'ubwo bumuga bwo mu mutwe. Rero ugasanga baramushira muri cya cyiciro cy'abana badashobora gufata ibyo biga, navuga ngo ukuntu basanzwe babita ngo nabaswa, ariko mu by'ukuri atari cyo kibazo, ahubwo we muri iyo myigire atariyo yakakwiye kumufasha. Hari indi myigire yagakwiye kumufasha kugira ngo abashe kugera ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikindi navuga nko muri yo social domain, interacting with friends, nabo bari kumwe, kuvugana n'abandi, kujya en contact n'abandi, ugasanga kuri bo ni ikibazo. Ntabwo
hariho icyo twita eye contact. Nkuko turiho turavugana urambaza nkabanza nkakwitegereza nkagusubiza ukanyitegereza, ariko kuri bo icyo kintu ntacyo bafite, ntacyo bagira. Kandi ikindi nta concentration bagira, kuko urebye mu myigire icyambere na mbere bisaba concentration. Ariyo iyo uriho uravugana n'umuntu nabyo bisaba concentration, bisaba gukurikira, ese ibyo mbaza ndabikurikira kugira ngo mbashe kumenya ibyo nsubiza. Kuri bo rero ntabwo ariko bimeze, ntabwo bagira iyo eye contact, kandi usanga basa nkaho bari mu isi yabo mutari kumwe, ariko byo ntabwo bibuza ko bashobora kugira icyo biga kandi badashobora kuba muri sosiyete. Byose bisaba ko barabitozwa kugira ngo babashe kubigeraho, kandi byo nabyo birashoboka. Ni muri ubwo buryo butatu numva nabavugamo, kuko nubwo mu buryo bworoheje, ariko ubundi harimo izindi ngingo zigiye zishamikiyeho muri ubwo buryo butatu, ariko ni muri ubwo buryo butatu bw'ingenzi tubasha kubamenyeraho ngo uyu mwana tukavuga ati uyu mwana afite ubumuga bwo mu mutwe. Tumaze kumva uburyo tumenya ubumuga bwo mu mutwe, ni gute umuntu yabana nabwo, ni gute umuntu yafasha ababufite, ni ryari bumenyekana. Autisme ntabwo ababyeyi bakunze kubimenya, akenshi bigaragara iyo umwana atangiye kugera mu kigero cyo kujya mu ishuri kwiga, ariko ubundi ubusanzwe bigaragara uhereye ku myaka 2. Ibiburanga ni ukuvuga ko ni mu mikurire y'umwana, mu gihe cyo kujya kuvuga, igihe cyo kujya kwicara, igihe cyo guhaguruka, kugenda, usanga bakunze gutinda kugenda kurusha mu mikurire y'umwana isanzwe. Ni ukuvuga ko mu mikurire yabo igenda gahoro kurushaho ku mikurire y'ubusanzwe abana batangiriraho, nk'utangira kuvuga, nk'utangira gukambakamba, nk'utangira kugenda, bo biza mu nyuma yaho. Rero ubumuga bwa autisme ntabwo ari ubumuga bukira, ni ubumuga umwana akurana, ariko hakaba hari uburyo umwana arerwamo n'uburyo umwana yigishwamo bishobora kugabanya navuga ubundi bumuga buririraho ku bwa autisme nyirizina. Hanyuma mu burezi no mu kubigisha bigabanya kandi bikanigisha uwo mwana kubaho mu mibereho nk'iyitubaho isanzwe. Nkuko mumaze kubitubwira, twumvise ko autisme ko ari ubumuga umuntu budakira kandi umuntu abana nabwo. Ese ubona gute sosiyete nyarwanda cyangwa se muri rusange, ubona abantu bafite ubwo bumuga bafashwe bate, bimeze bite, bisaba iki kugira ngo abo bana bemerwe muri sosiyete? Muri iki gihe wenda nahera ku mpamvu tangiye mfasha n'impamvu nyamukuru y'ikiganiro. Hari ubufasha tubafitiye bwo kugira ngo abo bana babashe kwitabwaho, surtout byatangiye muri iki gihe cya covid, kuko hari abana ntabwo bari kujya kwiga, kandi mu by'ukuri ababyeyi bafite abo bana bibaza bararemerewe cyane, uretse ko nuko ukongeraho ko nta trainings bafite zo kugira ngo kubasha kumenya ese aba bana turabafata gute muri iki gihe batariho barajya kwiga, muri iki gihe bari kuguma n'ababyeyi mu rugo. Rero ni muri ubwo buryo navuze se ni iki umuntu yakora kugira ngo cyambere afashe abo babyeyi kugira ngo babashe kumenya kwita kuri abo bana bafite, ko icyambere ni umubyeyi niwe nyamukuru mbere yuko ubundi burezi buza. Rero muri sosiyete nyarwanda icyambere ni ubukangurambaga kuri ubwo burwayi. Ego hari icyo leta iriho irabikoraho, ariko nk'uruhare rwanjye nk'umunyarwandakazi yavuze ati kurijeho n'ubumenyi ifite cyangwa n'uburambe muri ako kazi ifite. Rero navuze ni iki nakora kugira ngo nanjye ntange umusanzu wanjye kugira ngo abo bana babashe gufatwa neza, babashe kwitabwaho. Akabiri bwo nazanye kuvuga ubufasha ku babyeyi, kubabwira ukuntu bashobora kwita kuri abo bana, muri make ni nka trainings z'ukuntu bagomba kubitaho, kuko sosiyete nyarwanda turacyafite urugendo runini kugira ngo tubashe kugera ku rugero rushimishije rwo kugira ngo abo bana nabo be gusigara inyuma,
nabo bazagire icyo batanga ku gihugu, bazagira icyo bamarira igihugu. Mu by'ukuri byose birashoboka, byose bisaba training z'ababyeyi, ubukangurambaga muri rusange, uretse n'ababyeyi bafite abo bana ntibumve ko ari nk'ishano ryaguye, cyangwa kuko ababyeyi benshi abo twabashije kuganira umvaga ko ari bagushije ishano, cyangwa ngo umwana baramuroze, hari n'abigenga umwana baramuroze, umwana n'umusazi, abandi bakabita ubusazi. Mu by'ukuri nagira mbabwire ko abo bana atari abasazi, ubumuga bubaho burazwi, gusa icyo umwana agomba kugira ni education ijyanye n'ubumuga afite, gusa nta kindi. Ntabwo ari urwayi wavuga ngo njyanye umwana kwa muganga, kuko hari abo twavuganye babajyanye kwa muganga babita ngo n'abasazi. Kwa muganga nabo ofete nta kindi kora, babaha imiti, hari aho abari ku miti, ariko mu by'ukuri ntabwo bakaguye kujya ku miti, ahubwo icyakemura ubumuga bafite ni education, kubaha iyo education. Bashoboye kubona education ikwiye ijyanye n'ubumuga bafite, bashobora kwibeshaho kandi bakagira icyo bageraho mu buzima busanzwe. Rero ni muri ubwo buryo navuze niki nakora, nkabambwira n'ababyeyi badukurikirana, anytime bumvise ko hari ikibazo cyangwa icyo badasobanukiwe, nicyo tubereyeho, nicyo twaziye kugira ngo tubashe kubaha ubwo bufasha bw'ukuntu bashobora kubana n'abana babo mu rugo muri iki gihe batariho barajya kwiga. Kandi mu minsi iri imbere tukaba dushobora gukorana n'inzego zibishinzwe zigiye zitandukanye z'igihugu, kugira ngo ndetse no mu mashuri bibashe kwitabwaho, bibashe kugerwaho, hanyuma nk'igihugu nk'abanyarwanda twese tugatera imbere. Nk'uko wabivuze, benshi babifata nk'uburozi, babifata nk'uburwayi bwo mu mutwe, nyamara watwumvishije ko abo bana bashobora kugira icyo bimarira imbere. Murakoze. Nahera nko kuri autisme benshi bazi. Autisme ikiranga ntabwo ikunze kugaragara muri ako kanya ukibona umwana, bisaba ibice bigiye bitandukanye byo gukurikirana umwana kugira ngo tumenye ko n'uwo mwana tubasha kuvuga ngo uyu mwana afite autisme. Bisaba hari nk'amasaha tugomba kumarana n'uwo mwana, tukareba ko hari byinshi tugenda tureberaho, ese avuga ate, ese asubiza ate, ese akurikira ate, ese abasha kujya en contact n'abandi bo mu rungano rwe, abamukuriye. Ni muri ibyo bice bigiye bitandukanye, ese abasha kurya ate, ese aryama ate, abanye gute n'abandi, yumva ko atahindura, niba akunze ikintu kikazahora ari icyo yumva ko ari cyo agomba kureberaho. Hanyuma hakaba ari ikindi cyo kuvuga ko ibintu bagahora bagira ibintu biri repetitif, niba ari amagambo akagoma asubira muri ya magambo amwe adajya ahinduka. Hanyuma urebye autisme cyane cyane ni ikora kuri the senses, ziriya 5 senses, ari kureba, bakunda kugira ikibazo mu kureba, smell, taste, mu kumva, kuko senses zabo ziri very sensitive, ku buryo kugira ngo uzajye kubasha kuvuga ko uwo mwana afite ubumuga bwa autisme, ni ukuvuga ko twibaza dukurikije izo senses, kuko senses zabo ziri very sensitive. Bavugira hejuru, bagasakuza rimwe na rimwe, ariko bose ntabwo ariko bafite level zimwe, level zabo zigiye zitandukanye. Hari abafite severe iri high ku buryo aribo usanga bavuza induru, bahonda imitwe ku bikuta cyangwa ku kintu cyose yababonye aho. Hari nabo usanga barya intoki zabo, cyangwa bakikurura imisatsi bagahora bavuza induru. Hari nabo usanga bari hagati, moderate, aho twita ni moderate, ku buryo ego urakabona rimwe na rimwe ntabwo ari ajya muri crise, icyo twakwita crise buri munsi cyangwa buri mwanya. Hari igihe usanga ari okay, ariko hakagira undi mwanya usanga byahindutse, ntabwo ari wa undi waruzi, hari ibyo ariho arakora atasanzwe akora bijyanye nuko yumva na feelings afite, cyangwa bijyanye nuko abona
societe ku ruhande rwe uko bimeze kuko urebye n'abana basanzwe na buri muntu wese agira umunsi abyuka ameze neza akagira n'undi munsi abyuka yumva atameze neza ariko bo express their feelings kuri bo ntabwo kibakundira ni ikintu batazi uko niko they express their feelings ari uko bahondagura ibintu ari uko bikubita ku kibambazi ari uko nyine izo signs zose bakora zitari zisanzwe hanyuma hakaba ari low level mild aribo kugira ngo we uzamenye ni gake cyane agaragaza ibyo bimenyetso by'umwana ufite autism rimwe na rimwe ushobora kumubona ko he's normal abo ko twita normal ubundi abandi bose ni normal ariko tugereranyije na signs za autism ugasanga rimwe na rimwe arazigaragaza uyu munsi cyangwa isaha runaka indi saha akaba normale bikaba normale ntagaragaze izo signs za autism hanyuma hakaba ubwo ni mu burwayi bwa autism bisaba umuntu ubizobereyemo ubifitemo ubumenyi kuko bo bari nkaho byihishemo ukuntu kuko udashobora kubibona ako kanya bisaba igihe runaka kugira ngo bashe kuvuga ngo uyu mwana ndamushira mu cyiciro cya autism hanyuma hakaba nicyo bita Down syndrome izo nibwo bumuga akenshi buri common buzwi n'abantu benshi Down syndrome yo iroroshe kuko bose physically uramubona ko umuntu has Down syndrome kuko urebye n'imiterere iri physique barabigaragaza amaso usanga bakunze kugira amasura ajya kuba amwe amaso amazuru ajya kuba matoya bakagira n'iminwa mito ariko ururimi rwabo rukaba runini mu kanwa bituma no kuvuga biba imbogamizi kuri bo hanyuma ukabirebera no ku mano n'intoki bakunze kugira amano magufi bakagira n'intoki ngufi ariko zibyibusheho ukuntu bakunda kuba banini na bagufi ururimi rwabo rukaba runini mu kanwa bituma no kuvuga biba imbogamizi kuri bo hanyuma ukabirebera no ku mano n'intoki bakunze kugira amano magufi bakagira n'intoki ngufi ariko zibyibusheho ukuntu bakunda kuba banini na bagufi bo rero mu myigire yabo nabo usanga bari inyuma urebye no mu kigero cy'abandi baba bari mu myaka imwe bo ariko ntibibuze ko bakwiga nk'abandi nuko gusa baba bakeneye ubufasha bundi intervention yindi yo kuvuga ati babashe kugira ngo bayige nkuko abandi bagire kuri objectif nk'izabandi bageraho rero abo muri societe bakunze kwiadapta birushijeho kurusha autisme bo bari friendly bakunze kugira n'inshuti nyinshi urebye ikintu cyabo navuga ko kiri ntago navuga ko kiri kote negatif cyane nuko bagira short memory rero ikintu afite ako kanya ego ubikimubajije nko mu masaha ngahe rero ntabwo yaba kibyibuka bisaba ko uhozaho usubiramo umwibutsa ugira gute rero muri ibyo byose hari urugendo rukiri rurerure kugira ngo tugire icyo tugeraho kuri abo bana kugira ngo tugire icyo tubafasha mu bufasha bwacu hariho no gufatanya n'ababyeyi icyambere kubabwira kubamenyesha iby'ubwo burwayi burya biba byiza ndabizi ababyeyi benshi ubu babaye ba Google Moms baraguguringa ndizera neza ko bafite information nyinshi kubera gushakisha ko iyo ufite umwana ufite ubumuga nta kuntu utagira urashakisha mu buryo bwose bushoboka kugira ngo byuze umenye ukuntu wamufasha ukuntu wabigenza ibi nibiki uko nabo ahari ntaho barashakisha ahantu hose ariko nta direction bafite kuvuga ati no ubu ndi gutya kuko iyo ushakisha ahantu hose ntabwo ari uko ikibazo gikemuka nabariya kugira ngo ikibazo cyabo gikemukwe nuko ugenda the right decision ukurikije na right path uba wafashe rero ni muri ubwo buryo ko
buriya nabo nubwo bafite ubumuga uko reka mvuge wenda nka autism ugafata nk'abana 10 ba autism bose bafite autism ariko bose ntabwo ariko bafashwa kimwe kuko icyambere level zabo ziratandukanye their understanding ziratandukanye bava muri families zitandukanye zifite background zitandukanye rero buri wese abafite uburyo bwo kwigiramo ari cyo dukora nicyo twita IEP nuvuga ko individual education plan rero duplaninga dukurikije buri mwana needs afite ashaka aho umwana ashaka kugera icyo akeneye kuko bose ntabwo bakeneye ubufasha bumwe ubufasha bakeneye bugiye butandukanye rero nicyo nagira nkangurira ababyeyi iyo ufashe all the information from internet hari igihe ufata ibitajyanye n'ibyo gufashisha umwana ufite ugasanga cyangwa urafata ibyo uyu yakubwiye testimonies zigiye zitandukanye zikurikiwe n'umubyeyi wumva ko nawe afite umwana wa autism afite ubumuga umeze nk'ubwo wawe uburyo yakoresheje ugashaka nawe kubushira mu buryo uri bukoreshe nibwo usanga henshi bidakunda kubera ko wamufashishije ibyo atakagombye kuba afite hari ubundi bufasha bwakagombye kumugenerwa bujyanye n'imiterere ye bujyanye n'ukuntu ameze n'ubumuga afite na level bufiteho rero ni muri ubwo buryo nashaka cyane cyane gukangurira ababyeyi ego bafite izo information ariko turebe tuzikrese muri category tuzamuha nibijyanye n'ubufasha kuko bari abana nta bundi burwayi bafite ntabwo ari abo kujyana kwa muganga kuko akenshi nta nubwo bakunda no kurwara ngo ibirwara abandi twe turwara bo just bagira ama allergies ikintu bakunda gufata vitamins kuko hari abafite eating disorder ugasanga ntibarya rero ntabwo watunga umwana mu rugo atarya kandi afite n'ubwo bumuga niho usanga babaha izo supplementary za vitamins gusa ubundi bakunda kugira ibicurani amaso ahora ari bayashima amatwi ibintu nk'ibyo kandi ibyo ni ibintu agendana bitamubuza kubaho nk'ubusanzwe rero icyo nakangurira ababyeyi ntabwo ari ubumuga bwo kujyana umwana kwa muganga icyo bakeneye is just education kubigisha how to be independent kuba muri societe turimo just iby'ubuzima bwa buri munsi bakeneye kuko umwana akeneye gukura bariho barakura kandi ababyeyi nabo natwe ubwacu ntabwo uhorana n'umubyeyi igihe cyose hari igihe urakura hari igihe nawe igihe cyo kubaho kigiraho kigarukira ugasanga uwo mwana asize ese bizamera gute mu gihe atabashije kumuba hafi rero ni muri ubwo buryo icyambere twitaho just the independence y'uwo mwana tugomba gukora mu buryo bwose bushobotse uwo mwana akaba independent kuko ntabwo azagera like 18 years umubyeyi wenda akimukorera ibyo yakagombye kwikorera hari igihe bigeraho ko agomba kubyikorera ku giti cye rero ni muri ubwo buryo hamwe n'ababyeyi tuzakomeza dukorana twungurana inama kugira ngo ntabwo ari ibintu bifite limite runaka ni ibintu bizakomeza kugeza igihe abo bana nabo babashije kujya hanze gusohoka bakigira icyo bikorera bakagira icyo bibeshaho kandi bakagira n'icyo bamarira igihugu. Urakoze cyane Keza kuri iki kiganiro cyiza uduhaye. Ni byiza kubaza Google, ni byiza kubaza ikoranabuhanga, ariko icyiza kurusha ikindi no gusanga abafite ubumenyi kuri ubwo bumuga bwa autism n'izindi tuzagenda twumva uko ibiganiro bizagenda bikurikira. Tubashimiye cyane uburyo mwakurikiye ikiganiro. Turagushimiye Keza ku mwanya waduhaye, tugushimiye uburyo ukomeje kwitanga ugafasha ababyeyi kugira ngo utugezeho uburyo dushobora gufasha abo bana sabo gufungirana mu cyumba, abo bana sabo kurekera abakozi, kuko nabo n'u Rwanda rw'ejo. Icyiza no kubafasha kandi tukabafasha uburyo bukwiriye. Murakoze.